hari abantu Imana yimye ibyawe, hari abantu bashakaga kupfa ariko iyi Mana yo mu ijuru kongeje igihe cyo kubaho. Hari abantu batakwifurizaga ibyiza ariko iyi Mana irebye isanga ari wowe bikwiriye. Twongeye kubaramutsa, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe, uyu ni wa mwanya mwiza tujya tugira wo kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma dushimira buri umwe wese wagize uruhare akaba yabasha kuba yakanda subscribe ndetse no kunzogera, yarangiza agakora na share, hanyuma agatanga na comment. Niyo nkunga yonyine tujya tugusaba hano ku Byiringiro by'Abera TV, ni ugukanda subscribe ndetse no kunzogera, hanyuma ugakanda share. Nta yindi nkunga, ni icyo cyonyine. Hanyuma turagushimiye wowe uduteze amatwi muri aka kanya ndetse unadukurikiye, ni iby'agaciro kandi ni byo gushimirwa. Hanyuma Imana y'Abera ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma munyemerere muri uyu mwanya tubanze twiragize Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yera kandi ikiranuka. Turagushimiye ko wongeye kubana natwe, wongeye kuturinda, ukaturinda amajya n'amaza, ukaturinda amakuba n'ibigeragezo. Hari ingabo nyinshi watanze zifa ku bwacu, atari uko twari beza, atari uko twakiranukaga, ahubwo ari ukubera imbabazi zawe ndetse n'urukundo. Uyu mwanya tubanje kwishyira imbere yawe, nyemerera ducishwe bugufi ariko wowe ushyirwe hejuru kuko uri Imana. Uri Imana itagibura uko igenza abayizeye. Uyu mwanya turaguhamagaye nk'Imana, nguze utubanzirize mu byacu, ukora imirimo n'ibitangaza. Kandi uyu mwanya abantu bakomerewe n'ibintu runaka babona ineza yawe, abantu bagize kwiheba, abatakaje ibyiringiro, abo bongere bagarurirwe ibyiringiro nawe, kuko niho ujya ubasha gutanga imbaraga, niho ujya ubasha gutanga ibyiringiro bifatika, niho ujya ubasha gutanga buri kimwe cyose cyagirira umuntu akamaro. Nyemerera uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe, umanuke nk'Imana kandi ukora ibikwiriye. Uri Imana yera kandi ifite imbaraga, icyo duheje n'imbaraga z'abadayimoni muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye gukora kwawe Yesu. Nyemerera iki gitondo abantu babone ineza yawe, abarushye n'abaremerewe babone kugira neza kwawe, kuko umuririmbyi yigize yaririmba aravuga ngo imbere y'Imana niho mbonera amahoro, hanyuma ibyari imisozi bigahinduka amataba. Iyo umuntu ageze imbere yawe arabohoka, iyo umuntu ageze imbere yawe hari ibintu byari imisozi bihinduka amataba. Nyemerera Uwiteka uyu mwanya ugira ibintu uhindura amataba imbere yacu, ugira ibintu uhindura amataba imbere y'ubuzima bwacu. Urakoze kuko ubyumvise, urakoze kuko ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo ryari rifite imbaraga, amen. Munyemerere turambure Bibiliya zacu, dusome ijambo dusanga mu Kuva ibice 2 umurongo wa 4 wonyine, hanyuma twumve icyo Imana idushakaho muri uyu mwanya, kandi yanagambiriye kutugirira. Nyuma 4 haravuze ngo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Ni umurongo wonyine dusoma gusa, kadusubiremo. Ijambo riravuze ngo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho.
Imana itugirire neza cyane kandi Imana iduhana umugisha. Iki gitondo nagira ngo nkubwire ko hari abantu Imana ibujije amahoro kubwo gutabarwa kwawe. Ntabwo nzi ikibazo ufite icyo ari cyo, ntabwo nzi akaga umazemo iminsi uko kangana, ntabwo nzi amarira urarurira uburyo angana, ariko Imana yo mu ijuru hari abantu ibujije amahoro kugira ngo ubone ubutabazi bwayo. Imana itugirire neza. Hari abantu Imana ibujije amahoro kugira ngo ubone ubutabazi bwayo. Hanyuma iri jambo dusomye rivuga ku nkuru zo kuvuka kwa Mose. Uyu Mose wavutse mu gihe gikomeye, avuka mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'intambara, ariko kubw'umugambi Imana yari imufiteho, uyu Mose arakura ageza ku rwego rw'uko azajya kurokora ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma uyu Mose yavutse mu gihe cy'akaga, igihe uyu mwami Farawo w'igihugu cya Egiputa uko bwije n'uko bukeye yarushagaho kugenda abona ubwoko bwa Isirayeli bukomeje kugwira mu gihugu cye. Hanyuma arangije atumiza inama, ahamagaza abaganga, arababwira ngo noneho kubwo ubwoko bw'Abisirayeli bukomeje kugwira, tugiye gushyiraho itegeko ry'uko umwana wese ugiye kujya avuka w'umuhungu muzajya mumwica, ariko mukamwica ataragera hasi. Hanyuma aba baganga baragenda, uko bwije n'uko bukeye, uko iminsi igenda irushaho kuba myinshi, Abisirayeli baranga bakomeza kugwira. Kubw'umugambi Imana yari ibafiteho, aba bantu ntibapfa, ahubwo barakomeza baravuka. Hanyuma uyu mwami Farawo abona abantu bakomeje kugwira, arongera atumiza indi nama ya kabiri, arababwira ngo mbese ko ubwa mbere twatumije inama tukemeranywa yuko umwana w'umuhungu ugiye kujya avuka muzajya mumwica atari yagera hanze, none nkaba mbona ubwoko bw'Abisirayeli bukomeje kugwira muri iki gihugu. Abaganga bamusubiza ijambo ryiza, baramubwira ngo bariya abantu, ariko haleluya, baramubwira ngo bariya abantu ni abanyembaraga, twebwe tutarabageraho, tutaragira ikintu dukora, dusanga umwana yamaze kugera hasi. Bivuze ngo babyara nk'Abaheburayo. Abantu basenga Imana ni abantu b'abanyembaraga, ni abantu Imana irwanirira mu buryo butangaje, cyangwa se mu buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kumva bimugoye kubw'imbaraga z'Imana. Baramubwira ngo twebwe tutarahagera, dusanga umwana yamaze kugera hasi. Mu yandi magambo,
hari abantu bakwifurizaga inabi cyangwa se hari abatashakaga kumererwa neza, hari n'abashakaga amakuru yawe, ariko muri uyu mwanya Imana yimye amakuru yawe abo bantu. Muri uyu mwanya turi muri uyu mwanya w'ijambo, hari abantu Imana yimye ibyawe. Hari abantu bashakaga kupfa, ariko iyi Mana yo mu ijuru kongeje igihe cyo kubaho. Hari abantu batakwifurizaga ibyiza, ariko iyi Mana irebye isanga ari wowe bikwiriye. Wowe uneze amatwi muri aka kanya, Imana ikugarutseho bundi bushya. Bagiye inama z'ukuntu bagomba kukugirira nabi, ariko Imana iguhaye andi mahirwe. Hari imbaraga Imana iguteye, hari imbaraga z'Imana zikujemo. Wowe uneze amatwi muri aka kanya, ndagira ngo wumve ineza y'Imana. Hari abantu bari bakugambaniye, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo izi nama zateranye, ariko ziteranye Imana itazirimo. Haleluya, haleluya. Bateranye Imana itazirimo. Nubwo bateranyije ibi birori, ariko ntabwo Imana ibirimo. Hari umugambi Imana igufiteho. Imana irashaka kukugirira neza. Imana irashaka kuguteturura. Imana irashaka kuguhindurira amateka. Hari umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ngo hanyuma, ngo barangije ngo baragenda. Mose n'aka kaga yavutsemo, n'aya makuba yavutsemo. Haleluya. Ariko Imana ishimwe. Hari umuririmbyi uvuga ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yankunze ntamuzi. Hanyuma ngarangije ngo abonye ko ngomba kuzatana, cyangwa se ngomba kuzagera hirya nkabivamo, ngo ankubita icyo bita imigozi, mbese anzirika kigufi, ngo ari rwo rukundo rwe. Imana ishimwe ko yadukunze urukundo tutakundwa n'abantu, yadukunze urukundo utakundwa n'umubyeyi, yagukunze urukundo utakundwa n'abavandimwe, yagukunze urukundo utakundwa n'umuryango. Yesu ajya gukunda urukundo inshuti n'abavandimwe batagukunda. Dushimiye Imana igitanga agakiza, dushimiye Imana igiturinda, dushimiye Imana yabe. Uyu Mose avuka muri ibyo bigeragezo, avuka muri ayo makuba. Ngo hanyuma mama we amaze kumubyara, amubohera icyo twakwita akato, ariko ni nk'agatebo. Ngo arangije akadoda neza cyane, ngo amugendana igihe cy'amezi 3. Ariko igihe kiragera, uyu mubyeyi arananirwa. Bene data munkurikiye, mukurikiye ibyiringiro by'Abera TV, hari igihe kigera amaboko y'abantu akananirwa. Hari igihe kigera imbaraga z'abantu bari bagufashe zigashira. Nagira ngo nkubwire, na sheri wawe ashobora kugusegura ukuboko, ariko igihe cyagera akananirwa. Ariko iyi Mana iyo yaguseguye amaboko, ntabwo amaboko y'Imana ajya ananirwa. Haleluya, haleluya. Ntabwo amaboko y'Imana ajya ananirwa. Umugambi Imana igufiteho utari wagera
aho Imana ishaka ntabwo Imana yakurekura. Nubwo amaboko y'abantu ananiwe, nubwo imbaraga z'abantu zishize, nubwo wabonaga birangiye, ariko hari imbaraga z'Imana, hari amaboko y'Imana atajya ananirwa. Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha. Ngo hanyuma ngo ananiwe kumugendana aya mezi 3, nukuri hari abantu bananiwe, ariko Imana igira abandi buza amahoro ku buzima bwawe. Imana igira bibuza amahoro kugira ngo ubone ineza yawe. Hanyuma ngo aramufata, ngo arangije amushyira muri aka gatebo cyangwa se akato, ngo arangije ngo amucisha mu idirishya, ngo aka kato kanaga mu mazi. Ngo amaze kukanaga mu mazi, Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuga ngo umukobwa wa Farawo ngo amanurwa no koga mu rufunzo. Nari mvuze ngo Imana igira bibuza amahoro. Hari abantu bafite ibyawe, hari abantu banze kubirekura, ariko Imana ibabuza amahoro mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite umugisha wawe, ariko Imana ibabuza amahoro. Hari abantu banze kukuvugisha, ariko Imana ibabuza amahoro. Haleluya, haleluya. Hari abantu batakikwemera, ariko Imana ibabuza amahoro. Ngo hanyuma uyu mukobwa ngo amanurwa no koga mu rufunzo. Ngo mushiki wa Mose ngo aramwitarura kugira ngo arebe ikintu kiri bumubeho. Hari abantu bakwitaruye kugira ngo barebe gukorwa n'isoni, ariko hari n'abandi bakwitaruye kugira ngo bakugirire neza. Dukeneye Imana ikora kandi dukeneye Imana ivuga. Hari abantu bakwitaruye kugira ngo barebe uko bikugendekera, ariko wowe mubyeyi unyumva, wowe mugabo uri kunyumva, aba bantu bakwitaruye, Imana yururuke mu izina rya Yesu. Ngo hanyuma ngo uyu mukobwa ngo afatwa n'ikintu cy'ubushyuhe, ngo yumva ko nta handi bwashirira, nta handi atari mu rufunzo. Yirengagiza pisine z'ibwami, yirengagiza amahumbezi y'ibwami, ibyo byose arabyirengagiza. Yumva ko ubu bushyuhe nta handi buri bushirire atari mu rufunzo. Ngo aramanuka n'ingoga, ngo amanukana n'abaja, ngo baragenda bageze ngo mu rufunzo, ngo bagendagenda ku nkombe. Hari abantu Imana ibujije amahoro. Ngo hanyuma ngo ababaja ngo babona ngo akato, ngo baragenda baragafata, ngo basangamo umuhungu mwiza cyane. Ngo baragenda bamuhereza uyu mukobwa wa Farawo, ngo akimureba ngo abona ni umwana mwiza, ngo ahita agira iyerekwa ngo aravuga ngo uyu ni Umuheburayo. Hanyuma ngo mushiki we aramanuka, araza aramubaza ngo mbese nakuzanira umubyeyi wo kumukurerera? Imana ishimwe. Ngo umushiki umukobwa wa Farawo aramubwira ngo genda umunzanire. Hanyuma ngo uyu mushiki we aragenda azana mama wa Mose. Uyu mubyeyi arera Mose, amurera ari n'umwana we, kandi amurera azanahembwe. Nari nkubwiye ngo Imana iguhuza n'umugisha wawe,
Imana iguhuze n'amahirwe yawe, Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, Imana igira bibuza amahoro kubwo gutabarwa kwawe. Nagira ngo nkubwire, umugisha wawe ntawe utaca, umugisha wawe waca mu mawa, ariko uyu mugisha ukawubona. Uyu mugisha waca ku muntu runaka, ariko uyu mugisha ukawubona igihe cy'Imana cyageze. Uyu mugisha urawubona. Ngo uyu Mose akuze, ngo nyina aramufata amusubiza uyu mukobwa wa Farawo, ngo ahita amwita Mose kuko yamukuye mu mazi. Reka dusenga Imana. Hanyuma turagushimiye wowe udukurikirana, ukurikira Ibyiringiro by'Abera TV. Inkunga ni ya yindi, ni ugukanda subscribe ndetse no kunzogera, warangiza ugakora share. Nta yindi nkunga tugusabye ni ukuri, kandi Imana ikugirire neza. Nawe utarabikora, turagushishikariza tujye tubana muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ibagirire neza. Reka dusenga Imana. Imana itugirire neza. Urakoze Uwiteka, urakoze kugira neza, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana ijya inyuranya ibihe. Ujya utanga amahirwe ya mbere, ariko ugatanga n'andi ya kabiri. Kandi turasenze Mwami kubwira ijambo, ngo wumve gusenga kwacu, wumve gutaka kw'abantu bawe, wumve iminiho bwoko bwawe buri gutaka aka kanya. Nyemerera utugirire neza, kandi utanga imbaraga, utanga ububyutse ndetse n'ibyiringiro by'ubuzima. Wongere ugarure imbaraga z'Umwuka Wera. Turaguhamagaye muri uyu mwanya kubwira ijambo twumvise. Ugira amateka uhindura, ugira bubuza amahoro ku bwacu. Mwami nyagora ku ngoma, ntabwo tugutota amagambo, ahubwo ubikorere kwiyubahisha. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twinginga. Amen.